hari abandi bantu rero bafite amayitari bafite imitungo ariko bitari mu isezerano. Twebwe ibyacu biza mu isezerano bikarindwa n'isezerano bikarindwa n'isengesho bikarindwa kuko twabibonye twasenze. Izina ry'Yesu natuye amamiliyari apana y'amanyarwanda mu madolari mu mapawundi mu mayero na yatuye mu izina rya Yesu. Dave ugere kure mu izina ry'Yesu. Abana be bazaba batsinze mu izina ry'Yesu, bazaba ba perezida, bazaba abantu badasanzwe ku isi ya rurema. Amen. Yes, nongeye kubasuhuza abakunzi bandi Umukristo TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro ariko nanone nkanakiyobora. Iruhande rwanjye muri kuhabona umushumba Pastor Labani, niwe nyirindi Umukristo TV. Uyu munsi rero bivuze ngo nagiriwe amahirwe n'umugisha wo kuza kugana n'umushumba Pastor Labani. Rero niyo mpamvu muri kumbona gutya nambaye agashati keza, agapantaro keza, ariko nanone nawe yabyambariye nanjye ubutanzaza nashizemo agakoti Pastor n'agakaruvati. Yego ko ndarakona wambaye ikoti mugana. Uzambona ejo buno uzambona sawa rwose. Hanyuma rero tugiye kuganira ku murimo w'Imana, tuganire ku mbaraga z'Imana, tuganire no kuntu Imana yagiye mukoresha mu bihe bigiye bitandukanye no kugeza kuri uyu munsi. Uyu munsi turi kuri 2025 irashoje. Ushobora kubona kino kiganiro muri 2026 ni ibintu bishoboka. Ushobora kubibonye muri uyu mwaka ariko ushobora kuba turi gukora kino kiganiro muri uyu mwaka ariko kazakibona mu mwaka utaha. Ni kera cyane ariko ni vuba. Yarabura amasaha make ngo twinjire mu ndi mwaka. Pastor Labani yakijijwe muri 99 ariko uyu munsi irafite umusatsi ariko uyu munsi izuba riri kumukubitaho bikangarukira, niyo mpamvu muri kubona asa neza cyane. Izuba riri kuva ku mutwe wa Pastor Labani. Rero n'abatinde cyane reka mwakire Pastor, ndakwakiriye. Murakoze cyane kutwakira, Imana iguhe umugisha. Hariya babisite kwakira umuntu iwe. Abiba bisa neza. Buriya avuga ngo uba wagiriwe icyizere. Wagiriwe icyizere. N'ubu biracyahari ko kera n'igihe umugabo yafataga urugendo kabagenda ngo mu mahanga ariko akabira inshuti ati uzamenyera umugore n'abana ntibazagira ikibazo kandi uhari. Wumva rero uwo muntu aba yatoranijwe, aba yagiriwe icyizere. Nawe rero kino ni icyizere ufitiwe. Ni icyizere wampaye. Mpamvu njya ntanya nkavuga ati nandi mahirwe n'undi mugisha wo kwakira umukozi w'Imana nka Pastor. Ariko ubundi Pastor bundi usibye Imana yavuze ati uyu mwenda nuveho ntago nakakwiye kwicarana n'umushumba. Nyine ngo mwenda ukingiriza yaratabutsemo kabiri kugira ngo urese yegerereyo. Kandi kugusuhuza nzuhuza ufate ku mavuta. Nzuhuza rwose ufate ku mavuta kandi buriya umuntu mugendanye murasa. Elisa yagendanye na Eliya agabana umwitero. Agabana umwitero, aratangira akora ibitangaza ndetse akorana byinshi kumurusha. Elisa yakoze byinshi kurusha Eliya. Si gitangaza rero ko nawe waba pasteri kudusumbya amavuta akagwira kaza kubwinshi. Reka tubyizere. Oya wivuga ngo bizakona natwe twabyisanzemo. Kuko ndi twabisengeye ndi twabonaga ari ibintu bikomeye bikwiriye ba runaka ariko uyu munsi natwe twisanze mu mwanya kubera Imana. Hanyuma rero umeze ute 2025? Ameze neza, ndashima Imana. Twararwaye Uwiteka dukiza aratwunamura. Turashimira Imana. Abana bagiye ku ishuri bataha neza, bibagomba biraboneka, turabishimira Imana. Nje nifuza ko kino kiganiro tukirekura kuri tariki ya mbere z'ukwa 2025. Yego. Tugikoze muri 2025 ariko tukakibaheza mu bunani. Yego. Biraba bisa neza cyane. Bimeze neza. Ubunani bivuze ngo umuntu uri buza kukibona. Ariko ni ikiganiro twagikoze muri 2025 ariko kukibona muri 2026. Tariki ya mbere tukibahaye mu bunani nubwo twakirikodinze mbere. Hanyuma tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye ku murimo w'Imana. Turaza no gufata akanya dusenge n'abantu. Turaza gusenga abantu bafite ibyifuzo. Pastor, abantu bararemerewe. Bararemerewe. Ndabizi. Kandi Yesu yavuze ngo yemwe abarushye namwe abaremerewe muze mu nsange nzabaruhura. Ubwo rero bivuga ngo turaremerewe ariko hari umutabazi niwe Yesu Kristo yiteguye kuturuhura. Reka none tubigenze gutya tuzaza gufata none tuzamuri sengesho rifite imbaraga tugeze muri ako kanya. Kabwereka mwibariza ibibazo byanjye. Aricyo bitwaye ndacu. Ikibazo cya mbere Pastor, insengero ko zimaze imisi zifunze. Wambabarira gato tukabanza tugashimira Imana tuyiragiza kino kiganiro.
urumva nabifatiye muri ngo cyo gusambura isengesho ry'imbaraga niyo mpamvu nabifatiye muri ariko nanone ari kubyifuza ayo mavuta nyumvisemo kubanza twasengana na bene data turaza kwifata rimwe tuzamura isengesho ry'imbaraga mwako kaje twagezemo nta kibazo niko bimeze Imana data twese dukunda turagushimiye izina ryawe niryubahwe ugira neza bugacya bukira uri mwiza Kristo mwiza kandi urakomeye ijambo ryatubwiye ngo yemwe abarushye namwe abaremerewe muze munsange mbaruhure none kanukanye data wa twese myiza birashoboka ko mushiki wacu na mwene data hari byinshi bimuruhije hari byinshi bimugoye hari byinshi bimunanije ariko turasenye mara tuvuga ngo uko arakurikirana cyo kiganiro ahembuke mu mubiri ahembuke muri roho ahembuke mu buryo bwose ahembuke kugira ngo izina ryawe rishimwe sengeye uyu mutima n'aya matwi n'aya maso aya maso tureba uyu mutima data wa twase myiza utwumva n'aya matwi bitumva kugira ngo umwana wawe ahembuke ahemburwe nawe atabarwe nawe kubye neza n'imbabazi zawe mbagaritse kibi cyose mu izina rya Yesu nerukanye umwuka wose mubi warwanyaga uyu mwene data reka ahembuke tabarwe nawe Rekibyo yabuze mu uyu mwaka 2025 azabibona 2026 azabona Imana azabona amashimwe natuye amashimwe natuye imbabazi z'Imana ku mwana wawe ngaho noteke kandi uganze data wa twese nize mwamudukunda nyemera umwuka wera amusange atendane nawe kuko Imana isumba byose reka hembuke uko agenda dukurikirana agenda zamuka kuko Imana nyembaraga turengere muri byose niko tukwiragije mu izina rya Yesu amen amen. Hanyuma nayingize ngo nkubaze ikibazo cya mbere kivuga gutya gitavuga teka tubanze dushima Imana ariko ikibazo cya mbere kigiye kukubaza gutya ati pastor kinsengero zimaze imisi zifunze aba pastor mubayihute muri iyi misi turiho kubera Imana oya turahari kubera Imana kandi ubutumwa buri kuvugwa no sose ndi kuvuga ubutumwa simaze se gusenga sensengeye abantu erega bari inzira ni nyinshi hari abagiye bavuga ngo umfashe bana bapase ngo bitungiwe n'amaturo ngo cyacu batanga mu nsengero ya gusa icyo natangariza abantu wo bivuga n'umupagani ariko mu Kristo ujya mu ijuru umukristo uzi ibyo akora akabaza hari kuva akabaze aho ari kujya ndabwo yavuga ayo magambo kandi nanone buriya David abantu tujye twemera buriya societe ukorera ni yiguhemba nose David mvuga ngo tungwa n'amaturo kandi uba muri social media nje nungwa na views okay wowe tungwa na views nanje rero nanje niba mvuga ubutumwa nibwo bugomba kuntunga kuko ndabwo perezida w'u Rwanda yahembwa na perezida yahembwa n'igihugu cya Kenya no byakunda si perezida w'u Rwanda ndabwo yahembwa n'igihugu cy'Ubugande yafata ideni bakadiringa cyangwa bakamufasha ariko perezida w'u Rwanda ahembwa n'u Rwanda natwe rero Imana dukorera vuga ngo dukorera iyo ugendanye nayo mukuri nayo hari uburyo ihemba abantu bayo nshuti yanjye ko bimeze abantu bavuga ngo kufungwa kw'insengero byatumye abantu bamenyekana bari bo ndaguhurugera ngo abantu bamwe bayobotse utubari batureberaga ku ruhande abandi bajya mu bindi ndetse ngabandi ngo bavuga ngo bagiye gusenga cyagaragaye ko batakundaga gusenga ahubwo ari ibindi bakundaga bakurikiye mu nsengero birashoboka cyane ubundi kino gihe cy'ishungurwa turi gushungurwa dongo turi kugosorwa turi kugosorwa biteye ubwoba buriya abishushanyaga ibyabo byaramenyekanye ariko abari bakomeye bagendanye n'Imana bo baracyakomeye kuko urufatiro ruracyariho ni Yesu Kristo hanyuma se ubiheza ikize kingana iki cyo ko insengero zizasubira kuri gahunda abantu bagasenga ibyo ni Imana yabimenya cyangwa ngo nibwo zagiye kuri gahunda bavuze ngo zasubira kuri gahunda zitari kuri gahunda ngo bikabiri kuri gahunda oya David buriya iyo amasoko ari menshi bayashyira kuri gahunda oya iyo umva icyo nshaka kuvuga iyo amasoko ari menshi ndabwo abantu batonda umurongo
ujya guhahira kwa runaka ugafata ibyo ufata ukagenda ugataha ukagira n'ibindi ukora. Muri bishaka kuvuga ngo uyu munsi abantu banyumve neza, nimvuga isoko ni ahantu abantu bajyaga hatandukanye kuhashakira ibyo bashaka y'imitima yabo. uyu munsi rero niba ari hakeya, benshi bazaga umwuma, benshi bazagera aho babahereza batagangaye, ibintu bikomere. Ubwo rero ntumugere ngo iyo ibirayi byeze cyane kiro kiragabanuka, na wa wundi uciriritse arya ku birayi. Inyama mpamvu benshi batazigondera nuko zirahenze, ariko bazigabanuye na wa mukene urya rimwe inyama mu mwaka nawe yaziryaho ngakangahe. Ubwo rero shavuga ngo uyu munsi zabaye nge, ubwo rero zabaye nge babandi badafite imbaraga, babandi yenda babibagamo rimwe bishushanya, uyu munsi baragaragaye. Ariko abakomeye ku ijambo, abakomeye ku mana yabo, abakomeye ku musaraba, bahanze amaso ku musaraba, abo ngabo turakomeje. Igihe rero gishake kibe kirekire cyangwa kigufi, Yesu nzi ko ahari, ko yari arejo n'uyu munsi niko ari. Ko ibaze umugabo witwa Yesu umaze imyaka 2025, ejo turatangira 2026, wenda abwasaza. Uwo rero wenda abwasaza uko yari arejo n'uyu munsi niko ari, wenda abwahinduka. Hano mwese ibintu byahinduka, ariko uyu mugabo witwa Yesu wenda abwahinduka. Uwamwizeye no mu cyumba barahura, na hano twishare ari mu ruhande rwacu. Mana nishimwe cyane. Hanyuma pasi ubona umukristo muri iyi minsi agomba kwitwara uti? Umukristo muri iyi minsi ndavuga mu buryo bubiri. Navuze ko abakomeye bo bazarushaho gukomera, ariko abadakomeye bo barushaho kurindimuka. None uko umukristo akwiye kwitwara ngeze mu buryo bwa kabiri, Imana iracyari data wa twese. Imana iracyari data wa twese. Bibiliya iravuga ngo ijuru ni Isaya 66 ngira ngo ijuru ni indebe yanjye, isi nayo ni indebe y'ibirenge byanjye. Atese mwanyubakira nzuki, aho nzaruhukira hazaba ari handuki. Ngari kuwanitaho n'umukene ufite umutima umenetse, agahendesha umushyitsi n'ijambo ryanjye. Bishaka kuvuga ngo ijambo no guhenda umushyitsi ni wa mukene, ni wa muntu ugitinya icyaha, ni wa muntu ukicubaha Imana, ni wa muntu ugishakashaka Imana. Uwo rero Imana izamwiyereka mu bicuku bya nijoro. Imana izamubwira ngo mwana wanjye humura, ndi hamwe nawe. Rino funga ry'insengero rije tubonye ibintu byakomeye, narapfukamye ndasenga. Hari ko Imana yambwiye iryo jambo n'uyu munsi niryo rikingomeje, n'uyu munsi niryo ndyubakiyeho. Hari ko Imana yambwiye, niyambye ati Imana dore birarangiye. Imana irambwira ngo ndabwo birarangira, nje umurimo wanjye ndacyawukomeje. Imana ishimwe cyane. Hanyuma reka tunyarutse tuvuye ku mukiso w'uyu munsi. None umupasiteri we akurikirana intama zate muri iyi minsi y'insenyo zidakora neza, kugira ngo tujye mu bindi bibazo. Nose David, bino bintu byabaye cyangwa se bino bintu biri kuba, abantu barahari. Si intambara yaje ngo ibisasu bibabanukire, amasasa bafate bapfe, baracyahumeka. Niba reba gihumeka, pasiteri uracyafite inshingano zo gukurikirana bariya bantu. Icya kabiri, kandi zose ntabwo bazifunze. Niba uri pasiteri utagira ishyari, ukaba utagira igonwa muri wowe, abantu batongera agatoki babwire ngo mujye hariya. Ngobu nganjye aho nsengera uzi ko hafunze, ariko ku cyumweru ndaterana n'abakristo baraterana. Njenga uko wakunze kunyumva, ndabwo ngikira umunyedini. Ndamwe ukiri umunyedini ngo mvuge ngo ubwo imbere y'umushumba ubwo hafunzwe nanjye byarangiye.
hari hasigaye abo mu Pentecote, habe mu Bagatulika. Nabwiye abakristo mbere y'umushumba ndababwira ngo nibucya wiyumvishemo kujya mu Bagatulika uzagenda usenge, mu Pentecote uzagenda usenge, nanjye n'igihe uzansangayo usange ndiyo ndimo ndasenga, cyangwa mano ko nzo nsenga ni Imana Data twese waremye ijuru n'isi. Ubwo rero ugwa agwa ku giti cye, agwa ku giti cye. Kandi buriya hari icyo twita imiryango, naho turabamenya, Imana igahabwa icyubahiro. Hanyuma reka tujye ku bibazo byacu bigiye bikurikirana. Pasa hari abantu bivovotera amasezerano, sinzi nawe ibyo bintu niba byarigeze bikubaho, ugasanga umuntu yahawe isezerano ariko amaze imyaka 10 atararibona. Ikibazo cyanjye kirabaza gike giti se nta muntu ushobora gupfa atarabona amasezerano yiwe? Ashobora gupfa. Habaye iki byagiye? Ashobora gupfa kuko Imana ishobora kubona icyiza kuruta isezerano. Kuko nk'uko abizera tubize urupfu ubundi ni umuryango twinjiza mu bwami bw'ijuru cyangwa se mu bwami bw'Imana. Imana rero ishobora kubona icyiza kuruta isezerano, ukagenda hakiri kare ukajya kuruhuka ukabana n'Imana. Kwako kantu ko kwivovota mu buzima ndawe utakwitotombera amasezerano. Cyakora icyo ngo ndiri Imana nukireka tugasakuza tukigira gute ariko igihe cyayo cyagera kavuga ngo dore bya bintu nagusezeranije, ikabikora ukabibonesha amaso yawe, amaboko yawe akabyakira. Ushobora gupfa amasezerano atarasohora? Birashoboka cyane kuko isezerano turihabwa n'Imana. Isezerano ni ibyo Imana bizadukorera. Yakubwira ko izaguha umugabo, yakubwira ko izaguha umugore, yakubwira ko izaguha inzu, yakubwira ko uzajya muri Amerika, ariko yareba ikavuga ngo isezerano ryo kujya muri Amerika rizasohora imyaka 20 ishize. None muri ya myaka 20 ikabona ko ari bizakugusha, kavuga ngo uyu mwana wanjye ndamukunda. Niyo mpamvu kukire tujya tukunda kuvuga ngo Imana yamukunze kuturusha. Ikagutwara ikiri kare ukajya mu bwambe bw'Imana. Kandi bwa David amaso yacu abona ibya hano ku isi, ariko ugiye mu mwuka ukareba ku buri mu ijuru wakifuza no kuva mu isi none uyu munsi. Sinzi niba kino kintu uri buze kukimfashamo ngisobanukirwe neza. Yego. Hari abantu bavuga nk'igeno ko kandi Imana ntago igibeshye. Yego. Ngaho ibintu Imana yagupangiye kuzabaho mu buzima ngo kivuka ngimenye ibikuzabaho no kuzapfa. Yego. Abantu bakakubwira amasezerano, ubundi iyo wumvise igeno warisobana abantu. Reka nsobanure ku igeno n'amasezerano. Ubundi twese hano ku isi mu buzima turi abantu b'Imana. Yego, nibyo twaremwe n'Imana. Bivuga ngo rwa rukundo rw'Imana rurahari kuri twese. Uko Imana ingunda ngewe umuntu niko ikunda n'inyamaswa yaremye, ko nazo zaremwe n'Imana. Igihari rero ni iki? Muri imyo navuze ngo Imana itarakurema yabanje gutegura Edeni. Bivuga ngo Edeni tuvuga Imana yaturemeye ni imisozi yo guhinga, ni bino bibaye byo guhinga no guturamo, niyo Edeni. Niyo mpamvu ku Yesu mu kiganiro kindi twaritse gukora nakubwiye ngo bamwe bamanuka abandi bazamuka. Yego. Baramanuka abandi bazamuka. Wakubaka ino nzu uyu munsi akaba ari yawe, hano twicaye uyu munsi nahawe. Niyo mpamvu muri bose ngo aho turi none hahoze abandi bigumemo neza. Haleluya. Ariko uyu munsi rero taje ishobora kuba ari yanjye, ariko mu myaka 15 20 zaze 30 ntabwo izaba ikiri yanjye, izabiri y'undi muntu. Abantu babyibuke neza ku kiganiro twakoze kuri Diagonal Kit. Yego. Etaje izaba ari y'umuntu. Ushobora kuba ufite isambu uyu munsi, ufite hegitari ni yawe uyu munsi, ariko mu myaka izaza ntabwo bizaba bikiri ibyawe, kuko bino tubona bizarangirana no kurangira kw'isi. Bishaka kuvuga ngo niba ngewe nararemwe n'Imana, Imana izaho nzatura mu gihe nzaba mbari. Imana ize uko bizagenda, iryo nigeno. Niba nzagira mu cyiciro cyo kugura imodoka ngatunga ama etage, ibyo Imana irabizi, byaragenwe. None iyo tuvuze isezerano rero, ni kwako Imana ishobora kubwira ngo nzaguha inzu,
nzaguha ikibanza, nzaguha gutunga. Iryo ni isezerano. Bya bintu Imana ibikura mu igeno, iyo ikabiguhanga isezerano kugira ngo ujye ubiyishimira. Niyo mpamvu mu buzima abantu baratunze, ariko twakuye ubutunze ni ahantu hatandukanye. Hari abatunze mu buriganya, bibye imisoro ya leta, bibye imfashanyo z'imfubyi, baciye imitwe y'abantu, bibye imitungo, inka z'abandi, baragambanye, bariye ruswa, umuntu baramurenganya bazi ko arengana ariko baramurenganya. Uwo rero niba yiriya nzu ya miliyoni 15, niba yubatse mu mafaranga kuko yarenganije Davidi, yiriya nzu iri mu kinyoma, yayibonye mu buriganya. Iyiriya nzu rero nubwo ayifite ndabwo ari isezerano, ni uburiganya. Ariko njyewe n'Imana yari yambwiye iyi nzu nzakora gahoro 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 gahoro. Ngo David, iwanjye urahazi, nduhazi se? Mu buzima sinigeze ngora akazi ka mbembe 50. Byuza amafaranga menshi nahembwe ni 39. Kwa kwezi ugira 31 nibwo nahembwa 40,500. 40 n'amafaranga 500. Ngura hahandi uzi kuhubaka ni mu bitangaza by'Imana. Kubaka ni Imana yagiye kuri bitanga cyane cyane rwose. Ariko kuki Imana yavuze ngo mwana wanjye nzaguha gutura, ndahatuye ariko ni myesezerano. Donc ni isezerano, ni isezerano ryasohoye. Turi kugendana ni isezerano ryasohoye. Hari abandi bantu rero bafite amayitari, bafite imitungo, ariko bitari mu isezerano. Twebwe ibyacu biza mu isezerano, bikarindwa n'isezerano, bikarindwa n'isengesho. Bikarindwa kuko twabibonye, twasenze. Bizarindwa n'isengesho kandi birindwa no gukiranuka. Hano vango Mana ndamushe ndeshutse, ino nzu n'umuyaga wayitwara kuko nzi ko yavuye mu masengesho, Mana urayinyemerera. Hano vango Mana ndamutse ndeshutse n'uyu mugore yapfa ko namubonye nasenze, uramumpa. Hari abantu rero iyo ari amasezerano, bene ibyo birarindwa, bikarindwa n'ukuboko kwiza kw'Imana, kuko kwabihawe n'Imana, kwabihawe cyasohoye, Imana yarabivuze. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero hari umuntu ushobora kuba yarahawe amasezerano ariko ashaka kuyihutisha. Isezerano rihutishwa? Oya. Oya. Ndabwo nsinzira wanyuramo ngo wihutishe isezerano. Kimwe no ko mu buzima hari abantu bahabwa amasezerano akihuta gusohora. Ariko njyewe icyonze, iyo hawe isezerano rikihuta gusohora, ni nako riba rizashira vuba, cyangwa ni nako nawe buzapfa vuba. Burya ngo ku isezerano ritinda, tuyo dusenga Imana amasezerano yacu yatinzwe ngo turambe, uko yaza mu gihe cy'Imana. Yaza mu gihe cy'Imana, mu gihe cyanyacyo cy'Imana. Ariko hari ibindi nemera, hari abantu baca inzira z'ubusamo, ariko iryo isezerano wapi. Reka dufashe aba bantu badukurikiye. Aba bantu badukurikiye bifuza ko amasezerano yabo yasohora. Yego. Barasenze Imana nabwo ati tuzabakorera iki, nzaguha iki mwana wanjye ko witwaye neza. Yego, ntabwo ryihutishwa ariko rigomba gusohora. Yego. Gusenga Imana rikagira ute rigasohora. Yego. Iki kintu wafasha umuntu udukurikiye hano? Uyu muntu icyo namufasha ni ukuba mu mwanya wo kwizera. Muri 2015 harimo igitero ndibuka neza 15 muzagakiza, ngo mu masezerano yose Imana igiye atanga ngakomezwa n'amaraso no kwizera umwami wa Yesu Kristo. None aravuga ngo mu mwijima wo mu nzira ngo komeza wizera Imana yacu, ngo amasezerano azasohora. Aho Imana duhera isezerano naho risohorera mo hagati. Ndabyo Imana tubwira hagati duhurana byinshi bituma dushidikanya, duhurana byinshi bituma tuva kukumana. Ni wowe wavuze, ariko iyo ari Imana yavuze, humura, ikimana yakubwiye no kugikora izagikora. Cyakora ndahamanya n'umutima wanjye, ushobora gupfa urubyara Imana kwemerera utarashika, ariko ugiye kubona ibyiza
kuruta ibindi mu bwami bw'Imana. Hanyuma paseri biba byiza iyo twitanzemo n'urugero iyo urebye nk'amasezerano Imana yagiye kubwira yarasohoye amenshi cyangwa hasohoye makeya cyangwa urebye ndagira ngo nibwirira abantu nakijwe 9 mu kwezi kwa gatandatu ndakiza nakira Yesu umwami n'umukiza. Bagira ngo abantu badukurikiye ntibajya ngo turkwabwira ibintu bidashoboka, yego ubwo tubabwira ibintu bishoboka cyane natwe duhagazemo. Yego komeza. Ubwo rero mw'iyo myaka yanjye ngizwa hari isezerano Imana yampaye n'uyu munsi ritarasohora. Imyaka 26 irashize. Iryo sezerano ni ibanga. Ni ibanga ntabwo rirasohora, ariko mu kwezera kwanjye ndacizeye ngo wari hawe ejo ndacyashikamye shengiye ku yandi masezerano yagiye arasohora. David no kuba twicaranye hano ni isezerano ryasohoye, no kuba ashobora kurebwa n'umuntu uri mu Rwanda no hanze y'u Rwanda ni isezerano ryasohoye. Cyakora Imana yambwiye amahanga mu buryo bwa social media, niba ari bwo buryo bwo kugera imahanga, kuko ndamugabane ndaravugana n'umuntu, ndarasengana n'umuntu hano ku isi. Hari naho bavuga bati koko Mana ngahantu bura ni hehe, bakubwira igihugu kuva ntako kizi cyane. Ashanga babakubwira karetse batuye amatari igihugu. Oya ni igihugu. Nose ibihugu byose byo kwisi ndabwo mbizi. Isi ifite ibihugu bingahe? Isi byonse ni Afrika 50 na bingahe na bine hari. Aziya ndumva sibyo. Hari igihugu cyo muri Aziya. Oya dukomeza nduhambaza. Enzi y'abantu bomba ni gusengera ngasengana nabo. Ngo ngiye ngo ndi Burayi, kumva ngo ngiye ngo ndi mu Israeli, kumva ngo ngende muri Saudiya, kumva ngo ngende muri Djibouti. Ariko ni ahantu heshi. Urumva wenda kano kantu reka ngavuge tugiye gukomeza. Hari umupapa mwigeze kubwira umwana wamubwatira umwana wanjye witegure kuwa kane tuzajya hanze rwose tuzajya hanze. Kibwira umwana hanze yumva muri za Amerika, za Aziya na za Europe, kariho hanze nyine. Urumva umwana aritegura ashasha naseza ku bantu be, nkagiye kubona se azanye aka passport ko kwambukiraho. Ya passport ko kwambukira nkagiye kureba ngangisira bumubwira ati tugende, bageze ku mupaka bumubwira ati rero tugiye Uganda. Ari bamubwira ati nse papa Uganda naho ni hanze. Ni hanze. Nawe uravuga ati hanze muri Afrika ni iki gutyo. Ni hanze. Kuko nakando kaba kadasanzwe tiba Uganda ni hanze. Kuko buriya iyo urenze igihugu cyawe kajya mu kindi gihugu ubugiye hanze, kuko buriya urabona turi mu nzu sibyo. Iyo usohotse ku muryango ubugeze hanze. Igihugu rero nacyo ni inzu, ni kavukire yacu, niho tuba tuvuka. Gusohotse imipaka, iyo urenze umupaka cy'igihugu cyawe ugiye hanze y'iwanyu mu gihugu cyawe. Ni hanze rwose. Naho ni hanze. Hanyuma rero reka dukomeze n'ubundi nkuko twabigenje mu kiganiro twakoze kare, turasoma ijambo ry'Imana, ariko nanone fata utunota duke dusobanura abantu, ariko nanone ku bantu badukurikiye aha ngaha ni cyo kintu wakumva wabwira abantu badukurikiye aha ngaha cyane cyane kijyanye no kwizera. Ese Imana ugiye kwira mu kwizera kwawe, Imana ifata ute mu kwizera? None uhita unoderamo n'isomo cyangwa se n'impuguro wahibwira abantu badukurikiye bo bafata Imana ute? Yego ya Imana iyo uyifashe ny'inyembaraga ikora iby'imbaraga. Iyi Imana yifashe ny'inyantege iza gake muri za ntege zawe. Bibiriya yo yavuze ngo iyo uyifashe ngigoramye ku ruhande rwawe ikubera ngaho itariho. Yifashe ngigoramye kuza ngigoramye. Uko ufashe Imana ni kwikuzira. Ubwo rero nabwira abantu kuzamura umutima wo kwizera. Hari abase kuko nakora iki ngo yenda ngo bigaragare ko nizeye. Nakora iki kwizera birasa gute katari ikintu gifatika. Nuni ndabwo ari ikintu gifatika. Sebyo? Niyo mpamvu hari umudamu witwa Nyira Pasika yakoze ibikorwa byo kwizera ngo arazamuka ajyaho bita kuri ndabirambiwe. Abatemane ino nzana mananye miss. Ariko arabavuze ngo babahamya ngo bango sibwo. Kasike byumva ngo babahamya ngo bango Nyira Pasika ataze ngo sibwo. Kasike niba ari bwo niba tani nabwo ni ubizi n'Imana. Ariko buri hari abantu bagiye bakora ibikorwa byo kwizera.
bakabikora rwose ugasanga kwa kwizera kwaremye ikintu gifatika. Ubwo rero kwizera ni mu bwenge, ni mu bitekerezo. Kuvuga ngo njyewe yenda hari nk'umuntu wipfobya akafata koko Mana wambana inzu y'icyumba kimwe, niko wabyizeye cyane koko Mana wambana akurambika umusaya koko buriya koko nzatunga n'ibihumbi na 50 kumva n'amamiliyari, ariko ufite kwizera atura. Haleluya. Atura ibintu bifata kuvuga ngo nzubaka kadastere, nzubaka etage, nganje buri mba ndi kwatura ibimiliyari by'amadolari. Mba numva nzatura ahantu hatandukanye m'iki gihugu, mba numva nzubaka insengero m'iki gihugu, insengero no hanze yarwo, insengero nyinshi. Byibuze Imana yabatumva nubwo wenda watuye amamiliyari y'amadolari, ariko byibuze akubira pasa uyu waturaho umuntu ikintu ntikimubaho, none yaturiraho nyatura amamiliyari oya mwizina ry'Yesu natuye amamiliyari apana y'amanyarwanda, mu madolari, mu mapawunde, mu mayero, na yatuye mwizina rya Yesu. Dave ugere kure mwizina ry'Yesu, abana be bazaba batsinze mwizina ry'Yesu, bazaba ba perezida, bazaba abantu badasanzwe ku isi ya rurema. Amen, amen. Byakire mwizina rya Yesu. Amamiliyari y'amayero, amayera, amadolari, amapawunde, byose byakire mu mamiliyari. Twabyatuye mu izina rya Yesu. Haleluya. Aza gutanga ishimwe. Nanjye ndaryiteguye. Hanyuma rero reka dusome ijambo ry'Imana kuko nyiteye ikintu cyiza, ariko nanone reka duhereze abantu kado kuko twabibabwiye ati ni mu minsi mikuru, reka duhereze kado y'ubunane. Icyo nabwira abantu muri soza ry'umwaka no gutangira ubundi, wizere ko uzaba umutsinzi, wizere ko uzagera kure, wizere bya bindi byakunaniye. 2026 ni umwaka wo gushobora, bya bindi wacumbitse ni umwaka wo kubicumbukura. Ariko ngahanurira uno muntu nawe wageze mu mwanya karengwa, nawe 2025 ni umwanya wo kumanuka, nutihana uzamanuka. 2026 ni umwaka abantu bagiye gushyikira ibyo basabye Imana. Ni umwaka abantu bagiye kuba connected, connection yabo, ubusabane bwabo n'Imana. 2025 ubwame bw'Imana bugiye kumanuka bwegera abantu babwizeye, abantu babusabye. 2026 Imana igiye kwesha icyubahiro. Amen, amen. Niyo kadubageneye. Yes, reka mbashimire abantu mwamukurikiye ni Umukristo TV. Hano turi kumwe na Pastor, ariko nanone muri iyi minsi yagize ibintu byinshi. Ejo buri twari turi mu bukwe bwiwe, bwagenze neza, twarariye, turabatizwa, tujya ku mazi, ndatembera mbona ikiyaga, ariko nayo nkumbi ikiyaga pe. Tuzanjyana ryari? Tuzongere tubitegure. Mwe minsi mwaya mezi ya mbere y'umwaka tuzatukiri. N'ubwo nshaka gutembana na Pastor nzabere ku rugendo rwose. Tuzaba tukiri mu minsi mikuru, ndi Umukristo TV. Tuzahagera. Tuzabatembeza abantu, tubatembeze mu mutwe, gusenga no kuruhuka byose bigize birajyana. Kuba atari icyaha. Hanyuma reka nshimire Pastor n'abantu mukunda ndi Umukristo, mukore subscribe. Amen. Abantu bavuga ngo babuze Gonareke TV, mugende musacinge Gonareke TV, mukore subscribe. Amen, amen. Hari banditseho Gonareke TV Plus, mukore subscribe twaje kandi buraki yongeye Plus. Kandi nanone nubwo Gonareke TV yaboneka abahanga baracyabyigaho, bo muzayibona tubitunge ahantu habiri twakurikirana ijambo cyane na hatanu byose birashoboka. Bwami bw'Imana bukomeze bwaguke. Basi nagushimiye cyane. Nyarakoze. Ariko nk'abagabo basezaneho niho bahurira. Turasengera abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Yego. Ariko nanone abantu bashaka n'imino yawe sinzi niba turi buze kuyoba cyangwa se bakayibona musi kiganiro. Birategwa nuko ubishaka. Katubanze tubasengere. Katubanze tubasengere. Katubanze tubasengere. Nomero yo babishatse ndi babibura, ariko nanone hari abantu batazikora research. Reka tubanze tuyivuge. Ni 078 24 53 826. 078 24 53
826 iboneka no kuri WhatsApp. Imana ibagirire neza. David kansengera abantu b'Imana, kansengera abantu b'Imana, manze nsome no kumasi. Yego reka gufungire neza. Kansengera abantu b'Imana, ngiye kubasengera. Ye mukobwa, ye musore, ye mugabo, ye mudamu, yewe mukecuru cyangwa se umusaza, mu cyiciro cyawe, ye wowe urwaye cyangwa se wowe urwaje, cyangwa uri mu nkiko, wowe bikomeranye, nyemerera utwikonegiteho. Nyemera utwikonegiteho, dusenge Imana. Nasomye ijambo ry'Imana muri Yobu 42 ku murongo wa 42, harambye ngo nzi ko Imana ishobora byose kandi ndacyabasha kurogoya imigambi y'Imana. Kandi ikindi kintu nagutangariza, gusenga guhindura ibintu. Esther n'Abayuda barasenze, abakagombye gupfa birangira bahawe ubuzima uko basenze. Nawe nyemerera kubwo gusengana nanjye, Imana itanga ubuzima. Hari abantu bari bagushyiriye wiherezo, hari abantu bavuze ngo uyu muntu ibyo byarangiye, ariko biriya bavuze ngo byarangiye, ugushaka ko Imana kugiye gutangira. Uzatungurana 2026 ugiye gutungurana, abantu bazagutangarira. Mana turagushimiye, izina ryawe nirishimwe. Uri data wa twese kandi uhoraho, imigambi yawe ni myiza n'iteka ryose. Turakunezewe cyane, izina ryawe niryubahwe. Kandi data mbese mudukunda, nasomye ijambo rirambwira ngo musabe muzahabwa, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Somye Yesaya 59, harambwiye ngo ndabwa ugutwi k'Uwiteka kwapfuye ngo ananirwe kumva. Harambwiye ngo ndabwa ijisho ry'Uwiteka ryapfuye ngo ananirwe kureba. Harambwiye ngo ndabwa amaboko y'Uwiteka yacitse ngo ananirwe gukora ibitangaza. Sengeye kuri iryo jambo rero, sengeye uyo mushiki wacu, sengeye uyo mwana data, nubane nawe amarira afite amaze kuba menshi, ubutayu bumaze kuba burebure, ariko nda wundi wakuyubahisha uretse we mwamusumba byose. Nasomye ijambo rirambwira ngo nimusaba muzahabwa, nimukomanga ku rugi muzakingurirwa. Aho ni Matayo 7. Data mu izina ryawe Yesu Kristo, ndetse ratubwira ngo muri babi ariko abana banyu basabye ibyiza murabitanga. None ngo so wo mu ijuru ndazahereza ibyiza ababimusabye. Sengeye uyu mukobwa amaze ugera mu myaka 40, ubukwe byo bumaze gupfa si kabiri si gatatu, ariko data wa twese myiza, ndacyo ngo 2026 azabona amahirwe ya kabiri, azabona amahirwe ya gatatu. Sengeye uyo byacanze, uyo byayobeye, uyo byananiranye, data ndamusengeye mu izina ryawe rikomeye. Sengeye no ndwara mu izina ryawe rye, ndayisengeye, ndayihagaritse, ndayerukanye, nesohoke mu buzima bw'uyu mushiki wacu, nesohoke mu buzima bw'uyu mugaragu wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze nje byamunaniye umuhereze kubishobora. Ndasenze data wa twese myiza, nge byamuyobeye wenshi Imana bisobanure. Sense Imana mu izina ryawe Yesu Kristo, bana n'uyu mwana databana nawe, aya marira ye ndawundi wayamuhoza mu baturanyi, baramwanze mu miryango, baramubaye igicibwa mu izina ryawe ryera, ndetse ariko wowe nje Imana wagarura agaciro kuwo wiremeye. Sengeye umwana we bana nawe mu izina ryawe Yesu Kristo, areba hepfo kareba haraguru kabona ndamutabazi, ariko mbamagaye Imana nyirijuru, Imana nyiri ubutatu bwera, Imana isumba byose, Imana ibera Israheli, amagare n'amafurashi mu izina ryawe ryera. Wewe wavuze bikaba, wewe wategetse bigakomera. Data mucunguzi myiza, ndamusengeye uyu mugaragu uyu musha wawe, nobane no mugirire neza, umuhembure ino ndwara ndayisengeye mu izina ryawe ryera. Ino diabete ndayisengeye, ino muvuduko ndawusengeye, kanseri ndayihagaritse mu izina rya Yesu, uyu muvuduko ndawahagaritse mu izina rya Yesu. Data mushose mwamudukunda, ino diabete ndayihagaritse mu izina ryawe rifite ubutwari n'ubushobozi. Ndategeka mu izina ryawe Yesu Kristo, bona bukwe turabuzuye bwari bwarapfuye, twongeye kubeshaho mu izina ryawe Yesu Kristo.
bana n'abana bawe ubabere Imana, ubagirire neza, barinde muri byose. Onararwaye mwegure data wa twese mwiza, imyaka maze ugesasero cy'uburwayi imaze kuba myinshi, ariko dushyizeho iherezo mu izina rya Yesu. Abatinze mu rugendo mu by'amasezerano data nayo ndayasengeye, kira ngo data wa twese mwiza niwe Mana yatanga, nene Mana wagira icyo ukora aya masezerano agasohora k'uyu mukobwa, aya masezerano agasohora k'uyu musore, agasohora k'uyu mugabo, izina ryawe rigashyirwa hejuru kuko uri Imana isumba byose. Data wa twese mwiza, harabo wabwiye kuva mu gihugu bajya mu kindi, bamaze imyaka bashaka amapasiporo, bashaka amaviza n'ibindi byangombwa. Data wa twese mwiza, cyenzira gera kuba bishinzwe, wenga Imana ubikore kuyubahisha, kandi bano nabo babishinzwe ubaha umutima w'imbabazi no guha no gushyira ibintu mu gaciro. Barekure data wa twese mwiza, barekure abantu data wa twese mwiza, bagende kubye neza n'imbabazi zawe. Ngaho bana natwe turinde turengere, sengera abana bawe 2026 uzaba umwaka w'umunezero, so umwaka wo kwakira, so umwaka w'ubutsinzi, so umwaka data wa twese mwiza wo kubona ihumure ry'Imana n'imbabazi z'Imana zizagure ku bana bawe. Ngabana natwe sengera David ubane nawe muri uyu mwaka, leletane menegre muri uyu mwaka, ndetse zava mu bwiza cya mu bundi. Bigeragezo yahuye nabyo mwama dukunda, uzabisumbusha ibisubizo. Ndabese mu bigeragezo iyo twitwaye neza havamo ibisubizo. Yarageragejwe data wa twese mwiza cyane mu kinyamakuru kiwe, ariko wamuha ubwiza, wamuha icyubahiro data wa twese mwiza, wamuha iterambere, wamuha imikorere, wamuha inshuti, wamuha abatarangunga gusumba abari bahari. Kuko ndabizi yo twageragejwe, wenga Imana bikuramo umunezero, kabikuramo amashimwe, tukagushima stana kamwara, izina ryawe rigashyirwa hejuru. Ngabana n'abana bawe ubagire neza muri byose, udufashe muri byose data wa twese mwiza. Niko nirukanye indwara zose mu izina ryawe Yesu Kristo, niko njiririje kanseri pepo katika jina la Yesu Kristo, niko njiririje kanseri, indwara zose zikomeye niko nzinanishe mu izina ryawe Yesu Kristo. Uyu mutwe udakira ndawusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Levone meregere bana n'umuja wa mugiriye neza, kandi umurengere kandi umwiteho, n'uwa uramusobanukiwe bana umugaragwa kinana nakubye neza n'imbabazi zawe. Ngadufasha muri byose, usobanura ibyari bisobanye data. Niko nizeye, niko nsabye Imana kubwa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen, 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 amen.